mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ijambo turasomera ijambo igice cya mbere cy'urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere, reka duhere kuri uyu murongo wa 12. Nicyo gituma nanje iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi, mugakomera mu kuri kuri muri ubu. Kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbateza umwete mbibutsa kiri muri iyi ngando. Uwo ni jewe noneho wabibabwira, ibyanditswe uze mwibuke ibyo nababwiye, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanje kigiye gusohora vuba, kuko umwami wacu Yesu Kristo yabimenyesheje. Ariko nje ntabwo arambwira, ni Petero wazi uvuga gutyo. 15. Ariko nzanje ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami Yesu Kristo no kuzaza ko, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire. Amen. Iri jambo naryo Petero yarivuze ari nk'uwahuraga, kandi urabona yarageze mu zabukuru, tuzi imyaka ye yaragezemo, ariko abo yari kubwira n'itorero, yari kubwira itorero, aravuga ngo nicyo gituma nanje iminsi yose ndazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi. N'ubu twibutsa uko bukeye, duhora muri za nibature, ijambo ni rya rindi, nta magambo mashya azaza, ariko ni ngombwa ngo tugume twibutswa ibyo twabwiwe, kuko hariho kwibagirwa. Abantu barimo kwibagirwa, abantu bakarangara, kuko hariho ibintu byibagiza. Umuntu akarangarira mu bindi, ukarangirira mu bintu byawe, mu butunzi bwawe, ari umuhinzi, ari umworozi, ari umucuruzi, akarangara akaba muri ibyo. Aravuga ngo ibyo murabizi, arangaye gutyo, hari umuntu wo mu nzu y'Imana, ariko ibyo bikaba bikamujyana akibagirwa inshingano, akibagirwa guhora yiteguye, yibagirwa. Kuko icyo gituma yavuze ngo nzaje mbibutsa ubwo, nubwo musanzwe mubizi. Niko yavuze ngo nicyo gituma nzaje iminsi yose nzazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi, mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Kandi rero 13 Petero hahandi, kandi rero ndibwira ko binkwiye ko mbateza umwete mbibutsa kiri muri iyi ngando. Yesu ashimwe. Mbibutsa kiri muri iyi ngando. Yavugaga werazi, twebwe tubona imibiri yacu, ukabona uri muzima, urakomeye, nta nakarwara ugira. Iyo wagiye kure n'Imana ukibwira ngo uriho, ariko ni ingando. Iyi mibiri yacu ni ingando, nta hantu turi, ariko tubitsemo ubutunzi bw'Imana, aribwo bugingo buhoraho. Ubugingo bwacu buri muri iyi ngando, ariko aravuga ngo reka mbabwire ngiri muri iyi ngando, kuko nimara gupfa
nta rindi deni rizo basigaye. Genda babwira ibyanje nkiriho, nanje ubu niko mbabwira. Navuga ngo ndabibutsa ibi kiri muri iyi ngando, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa iyi ngando yanje kigiye gusohora vuba. Ati ndabizi, wari yabishuriye. Ati ndabizi yuko iminsi yanje yayiza insanga, kuko umwami wacu Yesu Kristo yabimenyesheje. Uwo ni Petero wari kuraga avuga ati ndabizi igihe cyanje kigiye gusohora, umwami wacu Yesu yarabimbishuriye. Ariko kuri gatanu avuga ngo ariko nzaje ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Mwibuka iki? Muri ibiki mwanditse, si ukubishyira hanga ku mpapuro gusa, si ukubishyira mu majwi gusa, ahubwo ni uguhora mubyibuka kandi mukabyishyiraho. Ariko nzaje ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Abariko bavuga ndatekereza, nzasubira inyuma nkareba abantu batubwirije ubutumwa. Iyo nicaye nka nijoro ngatekereza abantu batubwiye, batubanje batukiri bato, bamaze barasinziriye bose, hasigaye bake, hasigaye abantu bake bashaje nabo bimaze guhuisha ngaha natwe tugeze. Ariko rero hari ibyo bavuze, abagira amahirwe barabikomeje nubwo bo basinziriye, ariko amagambo bavuze ni mazima. Amagambo bavuze n'uyu munsi turacyayasubiramo, aracyadukiza, aracyadufasha, kuko aracyaduhugura. Abantu bonde tukibafite, abantu bo baragiye, ariko ijambo ry'Imana ryo ni imbuto itabora. Hano Petero ashaka kubabwira ukuri amashira kinyoma. 16 ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icubahiro cye gikomeye. Siko Imana ye Petero bigeze kuja ku musozi, Imana irabiyereka, babona ubwiza, babonye icubahiro cy'Imana. Yavugaga ibyo yabonye. N'ubu hari abandi benshi bagiye babona ibintu, Imana ikabahamiriza kandi ndetse ikababwira n'umunsi, ikababwira n'igihe kuko bagiye gutaha bakitegura. Twagiye tubabona benshi bagiye basezera akavuga ngo igihe cyanje kirageze, igihe cyanje cyo kugenda kirageze. Petero nawe yari yarabihishuriwe, ariko aravuga ngo sinareka, sinasinzira ntababwiye ibyo nababwiye. Aravuga ngo ibyo twabonye kuri wa musozi, ubwijwi ryavugiraga mu bwiza bwe bukomeye, kugira ngo rivuga ngo nguyu mwana wanjye. Uwo ninde? Uwo ni Yesu ryavugaga, bize mu mwishimira. Yaravuga ngo ryoje twaryumvise ubwo twari kuri wa musozi. N'uyu munsi Imana iracyavuga, saho ntivugira kuri uwo musozi, ikivugira iyo, iravugira n'iwacu, iravugira no mu mazu yacu, iravugira no ndetse niyo turyamye. Imana iravuga, Imana iratwiyereka, saho gusa. N'uyu munsi ahabera bateraniye, Imana ibiri kwivuga, iravuga buri munsi, iravuga buri gihe, buri saha. Kandi abayobozi bashizeho iminsi abantu bakwiye kuza bahugurwa buri gihe, kuko hariho kwibagirwa. Barahugurwa uko iminsi ingana yose y'umwaka, niko abayobozi bashizeho iminsi yo guhugura abana b'abantu ngo batibagirwa, bakibagirwa, bagasubira inyuma mu byo bavuyemo, bagahora bari maso, bakitegura kugaruka kwa Yesu. Kuko hari byinshi byaje bishyashya, hari iterambere. Ariko rero avuga ngo jewe nzazagira umwete wo kubibutsa kiri muri iyi ngando, kuko nzi kuko ngiye gupfa, kandi umwami wanje yarabimenyesheje. Aravuga ati cyo gituma nshishikara natwe ubu ngubu twadushaka ngo urubyaro rwacu n'abuzukuru bacu bamenye ibi,
nubwo iminsi yacu turayibona kuko iratambuka aho tugeze, imyaka yacu ko turareba tukabonera twegereye, kuko umwana w'umuntu waremwe wese ni ugupfa, ariko biratubwira ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Tuzapfa ariko tuzazuka, niyo dupfiye imibiri ariko imitima yacu n'ibyiringiro byacu bihora ku Mana buri gihe. Icyo tubabwira rero bakristu baturi imbere, imiryango yacu, itorero ryose, abagabo, abagore, abasore, abakobwa, ni mube maso, mwitegure ibi mubyumve, kuko twabisigiwe n'abakurambere batubanjirije muri uru rugendo, kandi turabizi kuko baciye igihe bari mu ijuru tuzabasanga. Ariko rero natwe duciye mu nzira baciyemo, baciye mu byago, baciye mu rupfu, urupfu ntirukadukange, ibyago ntibikadusubiza inyuma, ntibizabura kuba. Ariko abizeye ibyo byose byinshi ni amagare azatujyana akatugeza imbere y'Imana. Nimba ari urupfu Yesu aje agasanga tukiri bazima, nabyo ni byiza, kandi tuba twarapfuye nta mpamvu tuzajya mu ijuru. Imana itugirire neza, turayishimiye. Amen. Kuri hafi iyi si turabona isa nigeze ku musozo, kuko ibimenyetso bitwereka kugaruka kwawe birihuta, biriko biraboneka buri munsi. Turagushimiye Mana kuko komeza kugomera kutwibutsa aya magambo tutibagirwa, cyangwa se ngo twirare, duhore tubaye maso kugeza ku munsi wo kugaruka kwawe. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisabye.